Muraho neza abakunzi b'akadasohoka baduhugurana ikinyarwanda. Dukomeje kubashimira uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho, kandi twishimira uburyo mubisangiza bagenzi banyu ngo nabo baronke imigani migufi isobanuye bakoresha mu mvugo no mu nyandiko kugira ngo biryohere ababyumva. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro cya none twabateguriye, nacyo kigiye kwibanda ku migani 10 isobanuye ku buryo umuntu amenya aho yawukoresha ndetse n'igihe yawukoresha. Reka twizere kandi ko mumeze neza aho muri hose. Tubahaye ikaze. Umugani wa mbere uragira uti: igihuru umutindi yatahijemo ntikibura amahwa. Ngo igihuru umutindi yatahijemo ntikibura amahwa. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Uyu mugani rwose urasobanutse cyane. Niba umutindi yatahije mu gihuru iki n'iki ntikibura amahwa, yajya n'ahandi ugasanga hari amahwa, bishatse kuvuga ko aho umutindi yanitse ntiriva. Ngo aho umutindi yanitse ntiriva. Icyo umushonji cyangwa se umutindi agize atya ngo arakora, ugasanga ntikimuhiriye, ugasanga akubitiriza ahangaha, ugasanga nabwo ntabwo bimuhiriye. Rero ngo igihuru umutindi yatahijemo ntikibura amahwa, aho umutindi yanitse ntiriva. Umugani wa kabiri uragira uti: igihuru wavumbuyemo inka uhora ugikubita. Ibi bishatse kuvuga iki? Ngo igihuru wavumbuyemo inka uhora ugikubita. Uyu mugani ushatse gusobanura ko aho umuntu yaririye cyangwa se aho umuntu yaboneye ibyiza, ntabwo umuntu yahabonera ibibi ngo ahasubire. Ngo aho umuntu yaboneye ibyiza cyangwa se aho umuntu yaririye aba yumva yahagaruka, abumva rwose ahasubira kugira ngo yongere aramure, kugira ngo yongere abone bya bintu byiza cyangwa se bya byiza yahabonye bwa mbere. Uyu mugani nicyo ushatse kuvuga. Umugani wa gatatu uragira uti: igikeri bakirengeje urugo kiti bimparaye ntibizansiga amahoro. Ngo igikeri bakirengeje urugo kiti bimparaye ntibizansiga amahoro. Ibi bishatse kuvuga iki? Uyu mugani ushatse gusobanura ko hari igihe umuntu akinisha ibintu byamukoraho ugasanga bimukozeho, kandi yabyitaga imikino, yabyitaga nayo. Oya, ntabwo umuntu yagombye gukinisha ikintu runaka cyakamukozeho, ahubwo yagombye kwitonda no kucyitondera kugira ngo kitamukururira amazi n'ibisusa, ugasanga ukinishije kurya ukabihagiramo. Ni byiza kureba ikintu ko cyakuzanira ibyago ukacyirinda, aho kugira ngo wikururire ikishi. Ukinisha kurya ukabihagiramo. Nta muntu wagombye kwikururira ibyago abireba, nicyo bishatse kuvuga. Ngo igikeri bakirengeje urugo kiti ibimparaye ntibizansiga amahoro. Umugani wa kane uragira uti: igikiza imbwa kiba kiyishe. Ibi bishatse kuvuga iki? Iyo umuntu agiriye neza umuntu w'indashima, iyo umuntu agiriye neza umuntu utajya ushima na gato, utajya uhaga na gato, ahangaha rwose uba ukoze ubusa, kuko uko umuha uyu munsi ejo n'ejo bundi
ukamuha ukamuheta, ahangaha nabwo azakubaza igihe cyose. Rero ngo igikiza imbwa kiba kiyishe. Nuha imbwa iyo uvuze ngo irahaga, oya, ahubwo n'ejo iragaruka ikubaze. Ngo igikiza imbwa kiba kiyishe. Niba uyihaye rwose igahaga, ntabwo izacika aho ngaho. Icyo bishatse kuvuga, umugani wa 5 uragira uti igikiza urugo kiruba imbere. Ngo igikiza urugo kiruba imbere. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Nahuranyije, uyu mugani ushatse kuvuga ko burya Imana ifasha uwifashije. Banza urebe icyo urugo rwawe rukeneye, reba icyo ukeneye wowe ubwawe. Niyo tutavuga urugo, reba icyo ukeneye wowe ubwawe, maze ubone kujya gushaka ikindi cyashyigikira icyo ufite. Mbere na mbere banza wifashe, maze rero ubone kureba ahandi uko bweze. Ahangaha twavuga tuti akimuhana kaza imvura ihise. Banza wirebeho ubwawe, banza wifashe, n'abandi bazagufasha. Imana ifasha uwifashije. Umugani wa 6 uragira uti igikundiro cy'umwana kiva kuri nyina. Ibi bishatse kuvuga iki? Ngo igikundiro cy'umwana kiva kuri nyina. Ibi bishatse kuvuga ko burya mwene Samusure avukana isunzu. Uko umubyeyi ameze ni nako umwana yakagombye kumera. Uretse iby'iyi si yameze amenyo, umwana ugasanga aratayira hirya no hino, ugasanga aragenda afata imico runaka y'ahandi n'ahandi cyangwa se ya bagenzi be. Ubundi mwene Samusure yakavukanye isunzu. Bajya banavuga ngo iyo umuntu ajya kurambagiza, ubundi kurambagiza inkumi uhera ku kurambagiza umubyeyi we, kuko burya imico ushaka, imyitwarire ushaka, uyibona kuwamwibarutse. Iyo utayibonye kuwamwibarutse, nta kintu wakwitega kuri iyo nkumi ko yagira iyo mico cyangwa se iyo myitwarire ushaka. Mwene Samusure rwose avukana isunzu. Umugani wa 7 uragira uti igikwerere cy'imbwa ntikibura kurya amabyi. Ngo igikwerere cy'imbwa ntikibura kurya amabyi. Ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kuvuga ko uko umuntu ateye, kamere muntu, kami ka muntu, aba ari umutima we, ntabwo yahinduka. Akabaye icwende ntikoga. Bishatse kuvuga ko nta muntu wasiga ikimwirukamo, ahubwo asiga ikimwirukaho. Rwose uyu mugani nicyo ushatse kuvuga. Uko umuntu ateye, kami ka muntu ke, aba ari umutima we, kugira ngo ahinduke biragora. Rwose nta muntu usiga ikimwirukamo, asiga ikimwirukaho. Umugani wa 8 uragira uti igipfunsi gitamiye ntikiguhe, ntigivuze induru ngo wumve. Igipfunsi gitamiye ntikiguhe, ntikivuze induru ngo wumve. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko iyo umuntu agize atya akabaho atakureba neza,
nta kintu akumarira, nta kintu cyangwa se ubufasha yagufasha mu gihe ubukeneye, mu gihe we akeneye ubwo bufasha, kumutabara biragoye, kumutabara ni ahamana. Rwose nicyo bishatse kuvuga. Hari igihe muzajya mwumva n'abandi bantu bavuga ngo uwicaye mu gacucu n'agacuma ntabwo amenya ko riva. Uyu mugani rero nicyo ushatse kuvuga. Umugani wa 9 uragira uti igisambo kirira kigira ngo inzira abika. Ibi bishatse kuvuga iki? Ngo igisambo kirira kibwira ko inzu ibika, ibibitse ibindi. Ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kuvuga ko iyo umuntu abonye ikintu akakibonera ubuntu cyangwa se akakibonera ubusa, kitajya kimurambaho, kuko aba azi ko nanone yabona ibindi ku buntu. Arabyaya agira ngo n'ejo bundi arabona ibindi, kuko bya bindi nabwo yabibonye mu buryo bufuditse cyangwa se ku buntu. Ni byiza ko twakagombye kubona ibintu twabibona nabwo tugateganyiriza ejo hazaza, kuko tutazi ko uko ejo bizamera. Ngo ni ukubagarira yose, ntawamenya irizera n'irizarumba. Ni ukumenya gukoresha ibintu wabonye cyangwa se ufite. Umugani wayo nyuma ariwo wa 10 uragira uti igisate cy'umutsima ntikibura ishitagurwa. Ngo igisate cy'umutsima ntikibura ishitagurwa. Ibi bishatse kuvuga iki? Uyu mugani ushatse gusobanura ko ikintu icyo ari cyo cyose iyo umuntu arangije kugikoreshaho rimwe, birangira cyose gikoreshejwe. Ni ukuvuga ngo iyo watangiye umurimo ni byiza ko uwusoza. Ntabwo wavuga ngo iki n'iki gikozweho birarangiye. Iyo ikintu gikozweho, iyo ikintu gitangiwe kirasozwa. Utangiye aba azanasoza. Nicyo bishatse kuvuga. Ngo igisate cy'umutsima ntikibura ishitagurwa. Niba bagisatuye, ubwo akaba ryari irobe basatuye, wa muntu arawurya awurangize, arawushitagura rwose. Bishatse kuvuga ngo niba watangiye umurimo uyu n'uyu, ni byiza kuwusoza. Ikintu cyose gifite intangiriro gifite n'iherezo. Nicyo bishatse kuvuga. Ni ahangaha rero dusoreje ikiganiro cyacu, ikiganiro cyibanze ku migani 10 y'imigenurano, imigani umuntu yakoresha mu mvugo no mu nyandiko kugira ngo ashyigikire igitekerezo cye. Ngaho rero turabashishikariza kandi kuyikoresha neza, hagira ubisoma mukazajya mutwandikira mu bitekerezo, maze tukayigarukaho tukayisobanura neza ku buryo mukoresha imigani musobanukiwe byiza cyane. Mukomeze rero kugira amahoro aho muri hose, kandi turabifuriza impagarike n'ubugingo. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.